rwo hejuru reka nkubwire kuvuka ni rimwe nkuko amahirwe aza rimwe. Assalamu alaikum bafana banje turi kumwe ni wa muhungu wanyuka yusu umwami w'inzuki gibiti yafatse hamwe nyikubite suki nihirinze hiti nkiri muri nasari kindi nakoze kiyede nkona zicwa nisari imihanda y'Kigali nzishusho y'umusani naramutse kuko mbayeho kubwanyagasani inoti n'imodoka nibyo muturishisha ariko abana banyu nitwe tubashimisha kwamamara n'inkutuntu nose mu mabe ndatera imbere abaswa bavuga ngo ndi muwere abanzi banje nabandi muga karine kungirira ishari ntagawarine zanzozi zinyereka umuntu nzaba nubwo banyangari beshi niga naco nzaba uru rugendo rwanjye rwambanye rurerure mpora nsaba Imana ngwiye inzani ndekure mpora nibaza niba nanjye nzije zafite ubwoba uru rugendo rwanjye rwambanye rurerure mpora nisaba inzara ngwiza ndekure mpora nibaza niba nanjye nzije zafite ubwoba natangiye ibintu badashona ko bishoboka nagerageje njyana nyinshi nsanga ntibishoboka nashizemo vitesse pine janje riratobo kubw'amahirwe rap kinyarwanda irahagobo uzambona ndi gutarasa izuba ryanka inadataye mbone mu miriro zapa uzambona ndi mu rusengero ndi kwambaza ara mbone ndi gukiringa n'amaniga bamwimala umufasha umugabo twebwe tukabona ntago abagore bari kudushimisha nkuko Imana ibishaka twahisemo gushimishwa n'abagabo bagenzi bacu burya bunemera ni gasuku amenye ibyo akunda igihugu urukumva uriya we umunsi tuzahura rwose sha siko kubesha nawe nzamukubitira bimurenge buriya nawe ndamwemera uzakubitira gasuku sha nzamukubitira ari amagambo Yes, of course. Acyari wa muhungu wanyu G1 kuri Large Empire uyu munsi twatunguye umuntu bita Kanusi cyane. Noneho ndi kubona sinzi ibintu yambarishijwe mu muhanda. Mr. Kanusi. Meze gute bro? Fresh man. None se. I'm good kabisa. Smile ko ndiko turabuze. Man mvuye muri shop mvuye kuzana ururabyo. Mvuye guhaha tuma mvuye akantu nyene kuzana akantu nyene mfite umuntu nagateganirije ariko si ngombwa kubikubwiraho kubona ariko gusa ikintu njya apfa n'abakameramani ariko mari twaganira man mugira defo zo gutungura umuntu twaganira bro mugira defo zo gutungura umuntu ariko twaganira man twaganira man none sura biruzaniye man inzira zawe nanje nkomeze bantu wambwira urabiruzaniye man jewe ahandi muri kayiti zanjye mvuye mu isoko kuzana ururabyo mfite uwo nduzaniye ko ari keza se bro ni keza nyene sura uragakeneye uragakeneye se kutarubona ukaguriye ndese no urabyo kugura $500 ukaguriye ndese ukaguriye nde uya mfite uzasange mu rugo mbikubyiye ko atari kuri Severant ukaguriye nde man jewe si kuri Severant ariko mfite umuntu ngomba kurutunga man ngomba kurutunga urabyo nkamugaragariza urukundo rwanjye rwanya ariko ruri osh special no mu babies ati gushaka kumenya man kiri gushaka kumenya reka mumenye ariko niba ushaka kumenya uzansange mu rugo mbikubyiye cyangwa nimba wifuza kumenya ahangaha nge ntago ariho bafatira ntago ndi muri bene babandi cyane ko banzi ko ndi satani kayusi nta mpamvu yo kufatiraho free nkuko iboneye kandi uzapfa ubusa bro aho twaganira bro yamenye ibyawe undeke niba ushaka gukomeza kumenyera niba ushaka kumenya ibyanjye unkurikirane ndabikubwiye kandi tugende man nasugiye man igihe mfite ibyo nibibereye mu mana naho genda iyo uri kujya wumve ugiye se bro kunda ko mikara ubundi
ubundi urinda unyomeka muwe buryo bro wampaye amaharo ngiye mu rugo iwawe sibyo aba kameramani sibyo mufite ingeso yo kwiruka ku bantu mani reka umustar bro nose ndi wowe unziho iki unziho iki ndakuzi mani aho twaganira mani twaganira gute se ni iki unziho akaganye no kurara n'ahantu bariko oya ntago ngibyo mbikunda sibyo ntabwo ngibyo mbikunda aho twaganira bro ntabwo ngibyo mbikunda abanyamakuru mufite defo gufata uko umuntu mumubonye sibyo mugashika kumenya uko umuntu abayeho sibyo ururabyo si urwaye n'urwanjye sibyo mfite umuntu ngiye kuruha turumvikana sha ndakomeka kabisa ngiye kuruha abo atazabantu bakanduza Jye gutungura umuntu se mutungura gute ko mbangira ngo batazarungi beka bahenze Yes, aracyari wa muhungu wanyu G1 nkuko mwabibonye iyi ni Large Empire nkaba natunguye umugabo bita Kanusi Stan. Yes, wagwana. Meze gute? Ayo Stan. Ndabona bibereye mu rugo. Mani, abanyamakuru rero mugira defo yo gusanga umuntu ahantu umuntu aba yibereye. Sibyo? Ariko nguguyeho. Nyene buri kunkurikirana sunkurikirana umbaza iki? Uri kunkurikirana umbaza iki? So biziko ibyaca reviews se bro. Mese utuziranye gute wewe unzi iki? Oya ariko mani nkubwire sibyo? Nkuzi ahantu heshi bande bagupostinga nabonye na Gasuku Jeskizo yaragupostinze mbona bariya buri guni sibyo na buri kantu baragupostinze abantu bose bakuvugaho ngo Stan Kanusi ngo akunda ngo Dumba iki byose se mani watunyuriyemo ubundi VIP uramukunda agataho ushaka kumbwira iki niki ushaka kumenya kuri nje mani nge nshaka kumenya ubundi Kanusi ni muntu ki Stan Kanusi ni Kayusi ntago ni Kanusi ese ni Kanyusi Kayusi ntago ari Kayusi okay Kayusi nshaka ko urumva ko waje nk'umuntu uri gushakisha ntago waje nk'umuntu n'ubwo uvuga ngo urambona ukavuga ngo hirya no hino sibyo nyine ndi umusore bice bigacika bicikika njyana hose ega nshaka kumenya wowe nyine wowe nyayo wa musore we kabisa ndabona ko byakugoye guhura nanjye shabya byaramvunye pe ase n'umunyangukuye byakugoye byakuvunye gusa ngenda gushimira kumaye n'ikiganiro so ngiye cyambere cyo mfite nihebeye kubanzi ku mazina ya Stan nkaba ndi social media umuterroriste films nyarwanda cinema nyarwanda muri rusange sibyo uburyo bwo kwibwira nk'umunyamakuru ko ntago je nari nkuzi ariko we warunzi sibyo ya nari nkuzi ariko hagati aho ngaho ndabizi beshi mwaratunguwe ni gute wakunze umugabo mugenzi wawe ese uri umutinganye koko nkuko abantu babivuga ico kibazo ndabizi nawe wari kukimbaza kuko mu bintu bitumye unkurikirana kugeza aha ngaha nacyo kirimo erega nakunetse ku muhanda hano waragiye kugura ururabyo ariko si n'ibyo bintu wabibwiwe nande nge erega maze iminsi ngukurikirana abandi so umaze iminsi unkurikirana n'icyo sibyo mfite umuntu ngewe mvuye muri shop kugura ururabo sibyo mfite umuntu naruguriye sibyo nakunze kandi nihebeye aho kwaje mu rugo ntiwamubonese ntago wamubona uwo muntu abanze ntago abantu mu Rwanda icyambere cyo tutagiye kure ngo tujye mu magambo menshi mfite umukunzi wanjye nihebeye abaliwe Dumba sibyo Dumba my potential ndagusezeranya ko kuri inshuro abanyamakuru bakomeje kunyendaho kubera wewe just now mperuka no gufungwa kubera wewe ku rukundo rwanjye nawe sibyo ariko ndagusezeranya I promise you byumve nk'ukuri burya urukundo ruravuna kandi burya imbuto mu gishiva ku giti cy'umuroho ndabwira wewe Dumba ikindi uyu munyamakuru ndagira ngo muhishurire Satani ni uwuhe muntu Kayusi ni muntu ki nayo ryo nkeneye kumva mbwira ubundi uri muntu ki so ninjye mutinganye ruharwa upfubura abapfubye uri umupfubuzi kubete nagupfubura nyene ubu se wowe ukamaye sinakagutera nkagukubita kinyuma none se ubundi reka ngubaze mani bikuberaho iki sibyo wowe birakureba kuba nkundana na Dumba kuba ngiyewe naramwemeye icyambere cyo Dumba namukunze kubera ko afite iminwa myiza urukumva banza umenye n'ikintu nabukundiye uzi naramukundiye iki se
wamukunze kubera iminwa myiza afite iminwa myiza, afite amaribori, afite ibyiso byiza, urikumva, afite n'inyuma heza, urikumva, abenshi bajya batungurwa Dumba ndamutera mu nzozi nkuko mubyumva, nkamutera rwose, nkamukubitira rwose akanyamerika ewana nkakamutera nkamukubita byanyabyo. Ariko ubu tuvugana afite ikintu nje kumusezeranya muri aka kanya, sibyo? Dumba nagiye mwereka urukundo mu ngeri nyinshi zitandukanye, ariko ubu tuvugana ndagira ngo nshimaka ku bantu bamaze iminsi banyinjira mu buzima, rukumva, bangendaho wagira ngo babuze icyo bakora, babura guhangana n'ibifu byabo bagahangana n'ibyabo, sibyo bro? Dumba, sibyo? Dumba ni umuntu ugiye nihebeye kandi uri mu buzima bwanjye, ndamukunda cyane man, sibyo? Kandi ikindi gukunda si icyasi nikoze, nta tegeko rihari hano ubutinganyi, kandi kuba muvuge namuvuga ngo ndi umutinganyi nyene birabareba se. Ese kamubaze Mr. Kanusi, ese basi we arakwemera? Abuzwa sike ko aranyemera nyine, aranyemera nese ubu ngubu yampostinze atanyemera. Data Dumba, reka nkubwire, ndagira ngo unyiyamire bari abaswa bataza agaciro k'urukundo, bumva yuko kuba nawe ukunze narakoze ikosa, kuba naravuze ko ufite iminwa myiza, ufite amaribori, ufite ibyiso byiza, ufite n'amabuno meza. Ese ikosa nakoze riri he Dumba? Mbwiza ukuri, ikosa nakoze riri he? Nta kosa nakoze. Kandi ikindi, uyu siwe munyamakuru wa mbere mpuye nawe, mpuye n'abanyamakuru benshi bagenda bambaza kuby'urukundo rwanjye nawe, sibyo? Ukuri kw'Imana pe, cyambere cyo mba ngomba kuba ndi proud y'urukundo rwanjye, sibyo? Mugabanya amagambo, mugabanya udutiku, sinkeneye abantu ngiye baza banyinjira mu buzima bro. Ni ukuri kw'Imana. Watangiye gukunda Dumba ryari? So Dumba urebye jewe namurose nkiri mu nda ya mama, kandi Dumba mu byukuri naramwihebeye, ubundi sinakubwira urukundo rwanye na Dumba uburyo rwaje, wagira ngo Imana yandemanye narwo, kubera ko ngiye nkino mu nda ya mama Dumba burangiye namukundaga, namutegerezaga nkingana gutya, nkiri urubuto, nkiri bene ka kandi kava mu mwana. Yumvikane ko wamukunze utarabaho. Namukunze ntarabaho. Wamukunze ukiri urusoro. Namukunze nkiri urusoro. Dumba ndakubyiza ukuri, nagukunze nkiri urusoro, nta nuwagusimbura mu bisi, nta muntu n'umuteze wo gusimbura kabisa. Dumba n'uwo mwaka uyu munsi batwitegure nge na Dumba, ndateganya no gukora igikwe ubu tuvugana. Wera Dumba. None se Dumba nayo n'umutinga? Dumba ibyo byayo mwibarize. Ubusanzwe Dumba afite umugore. Afite umugore? Umugore afite se ninde ahubwo ko ari we mugore waje? Oya, ushobora byumvikane ko Dumba niwo mupfubura. Oya ahubwo uvuga ngo Dumba yarenze urwego rwo gupfuburwa. Dumba turakundana, ni my love, ni my baby. None kango baze gato. Ariko nyine ntabwo ngiye gutandukira. Ko nzi ko wenda ariko njya numva ngo abagabo bapfubura abagore, n'umugabo wapfubye aba. Hari abagabo bahuje imyumvire aribo twita abatinganyi, hari n'abagore bahuje imyumvire aribo twita abalesbienne, nabo barapfuburana bakarigatana indimi, urikumva, bakarigatana mu bitsina byabo, bakarigatana indimi, bagahuza inyo, bakarigatana indimi, urikumva. Ariko nakubeshe, hari n'abatinganyi ba nyabo babagabo, sibyo? Kwa kuntu umugabo abadaherutse tuvuta, aba yarabaye nk'ikibatsi, urikumva, abakomoroye, abafite umubiri umeze nk'igiti cy'ishamba cyakakaye, urikumva. Uwo nguwo ni ukwiye guhura n'umugabo wa nyawe, sibyo? Uwo barapfubye yahura n'umugabo wa nyawe akamutera bya nyabyo. Ese niza Kanusi, reka mumaze kwitiza izina kuko amazina yose yangoye. Ni Satani. Satani Kanusi. Niyo utavuga Kanusi ni Kayusi. Satani bro. Satani mubi cyane. Ewe ibintu wagiyemo cyangwa se wishyizemo, ubundi ababyeyi bawe babifata gute? Ababyeyi banjye icyo dupfana, urukumva se? Icyo dupfana nuko n'ababyeyi nuko barongoranye, urukumva, bakambyara bakanshyira ku isi. Icyo mfana n'ababyeyi nuko bambyaye nta kindi. Ibindi byo wapi kabisa, ntago ngiye bindeba, nabo mutinganye, nabo musazi,
naba umushoramari, naba umuterorisi, naba umusiketiball, naba umufutball, naba umutransporter, naba umurashi, naba umusirikare, naba umupolisi, man icyo nicyo cyose ni ngewe bireba, ntabwo mwe bibareba. none se hari abantu benshi bakunda kubaza bakunda kuvuga ngo abantu benshi batinda ngo bararumbiye umuryango. Barumbira umuryango iki se ko ntacyo nsaba umuryango? Nabarumbiye gute? Narumbiye umuryango gute? Impamvu warumbiye umuryango nuko bari baguteze wenda nk'iterambere ryawe. Iterambere ryanjye ni iri man. Iterambere ryanjye ni iri ngiri nyene ry'ubutinganye niryo terambere ryanjye. Nuko bari gufiringa gutyo. Nuko mba ndi kuryoshya, ndi gutera utunyamerika ahantu rimwe na rimwe mvubura bapfubye, ariko ubu ngubu urwego rwo gutera akanyamerika narurenze. Nkeneye kubaka urugo nkabyara umwana. Ndazamujyana gute nado? Nzamutera inda. Ubwo se zaterwa inda? Nzamutera inda gute? Aho izindi zinyura. Dumba ni umugabo. Ni umugabo nyene. Nawe uri umugabo. Kerima izagenda gute? Nyene azaryama hasi nyimutera cya yunamye. Yimutera? Niko bikomeje kuba inshobera amahanga. Bikomeje kuba ingorabahizi. Ese twisubira inyuma gato ya Mr. Stani cyangwa se Stani sinzi ko bavuga. Kuva wabaho ntabwo urakundana n'umukobwa. So jewe bijya no kugira ngo nkundane, bijya no kugira ngo ngewe nyoboke inzira y'ubutinganyi. Byavuye ku mukobwa washatse kunkata igitsina. Hari umukobwa twigeze gukundana, ari kumva? Ashaka kunkata igitsina. Ari kumva? Ashaka kunkata igitsina mita mbazinukwa ndavuga ati nta nakeza k'abakobwa. Guteze. Ni kwa kundi umukobwa nyene mukundana nakunze. Akavuga ati uyu muntu simwizeye n'ikindi gihe yazanca inyuma. Nari mfite dikiryoshe bya hatari, mfite body ikora akazi neza. Ari kumva se? Ngo ningira umukobwa nkubonana nawe cyangwa umugore nzahita nguca agapipi kawe. Ese ka nkubaze tukira aho ngaho gatoyi. Itandukaniro ryo kuba yenda waryamana n'umugore cyangwa se yenda waryamana n'umugabo ni irihe? Itandukaniro ry'umugabo n'umugore mu gihe cya sex cyane mu kuryamana. Itandukaniro riri hagati y'umugore n'umugabo. Abagore b'iki gihe ntago bakinyara. Basigaye bafite imibiri y'ikibatsi, basigaye bafite umubiri ukomoroye cyane ko abagabo b'iyi minsi ari bo banyara. Umugabo sanyara gute? Anyara gute? Uzaze nkukopeze nyene mbikwereke utora ubusurira. Ngenze nyare. Uzaze nkukopeze nyene unyare nkunyazi. Oya nzi ko bidashoboka. Wewe nibuze ko bidashoboka, je nzabigushoboza. Nyare. Ibintu ko bigoye. None se uwo mukobwa byumvikane ko wamuciye inyuma. Wamuciye inyuma. Ntago namucaga inyuma ahubwo yarabinkekeraga, yaramfwiraga cyane. Yaragukekaga. Nese mwigeze mubikoraho n'umunsi n'umwe? Mwigeze mubikoraho n'umunsi n'umwe? Tuvuge ngo muryamane. We n'uwo mukobwa nyine mwakundanaga. Iryo ni ibanga ryanjye. Aho ya ware tubwira. Nese kuri kutubwira yuko urumva yuko icyo gihe urumva yuko nari kirumira habiri narateraga nkanaterwa. Ariko ubu ngubu nayobotse inzira yo gutera. Warateraga ukanaterwa? Afata abagabo bagenzi banye nkabatera n'abagore nkabatera. Ariko naje gusanga abagore nta keza kabo batanyara. Basigaye bapfubya batakigezweho. Ubwo byumvikane ko hagati y'umugabo n'umugore wese wikundira umugabo. Ubu ngubu nayobotse inzira yo gutinganya, ubu ngubu nikundira abagabo bagenzi banje. Ubwo muri make wumva yuko iterambere ryawe ari ukubuza abantu na Dumba mukabyara umwana. Ubu ngubu iterambere ryanje nuko nzakora igikwe na Dumba, nuko nzashingiranwa nawe tukajya mu murenge rwose bakadusinyira, ukumva? So mbese tugakora ubukwe bw'igitangaza nge nawe nkamuterera ivi nkamwambika impeta. Cyane ko mfite ururabyo namuteguriye. Ndagira ngo ndumwereke muri aka kanya. Dumba ndagira ngo ubone ko nagukunze kandi undi ku mutima kandi nteganya kushingiranwa nawe tukazakora mariage isi yose ikabimenya, nkababwira kari we mugore wanjye w'icitekererezo, my bubu, my sweet, my potato,
mon bebe just muri aka kanya ndagira nkugaragariza amarangamutima yanjye. Runo rurabyo naruteguriye Dumba, nta wundi muntu neganya kuruha, ariko muri aka kanya Dumba nubwo tutari kumwe ariko akiri ururabyo, I promise you. Kandi runo rurabyo ni ururabyo ruhenze, ni ururabyo ruhenze, naruguze amadolari 500, kandi ni ururabyo rurimo zahabu. So ni ururabyo rwiza. Kameramana dufashe yerekane impano nateguriye Dumba. I love you so much Dumba. Runo rurabyo niwe naruteguriye, kandi mu by'ukuri none se kongere nongere nkubaze, shambonye ko kukunda Dumba pe, ubyumva gute kubona abanyamakuru bose cyangwa se ibinyamakuru byose biza kwirwa bigushaka ahantu hose? Tubwire wowe na Dumba ibintu byanyu bigeze he, ni biki? Ubyumva gute wowe? So no kuvuga ngo ngiye nta kibazo mbafite kuba nkundanye na Dumba, buri muri wese n'inyogoye, buri wese n'amahitamo ye, sibyo? Kandi ngewe icyo nabasaba nuko mwanshyigikira, kubo duhuje imyumvire n'imyemerere, sibyo? Kubo dufatikanije urugendo urukundo rwanjye. Abanrwanya bo ni benshi, kandi ndagira ngo mbabwire bano bantu bakomeje kubigira ibintu birebire, babigira ibintu biri big deal, sibyo? Nabonye badasanzwe iyo babonye ibintu nk'ibi ngibi babyibazaho, kandi mu by'ukuri ntago babibareba, sibyo? Genda ndagira ngo mbabwire mwa bantu mwe mukunze gupostinga ibintu mutazi. Je haro tuzahura ya postinze buriya nkamubaza impamvu ya postinze, nkamubaza impamvu ya uploadinze, nta muhaye uburenganzira, sibyo? Bimwe byo gutwika muratwika, ariko muzajye muvuga ibintu bizima. Nimba wiyemeje kunwikira untwikira, ariko unshigikira. Nta mpamvu yo kunwikira unyuploadinga, so nta mpamvu nyene yo kuza umusebya, sibyo? Unyinjira mu buzima hejuru y'urukundo nyarakunze Dumba, sibyo? Dumba rega niwe wanjye, ntago ari we wanyu, sibyo? Nubwo tumurwaniye turi beshi, ariko ninjye ugomba kumutsindira, kuko mfite imbaraga. I'm power man, mfite imbaraga kabisa. Ese kankubaze nanone gatoya, ubyumva gute wowe nyine kuri wowe nk'abano bantu njya mbona ngo ba Joyeze, ngo ba Miss Gicupuri, sibyo? Nk'abantu bagenda biterera abahanzi wenda runaka nyine ngo barabakunda, nawe rero bagushyira mako gatebo, navuga nk'agatebo, bavuga yuko nawe uri kwitirira cyangwa se uri kwiyahura kuri Dumba kugira ngo wenda nawe ubone umustar, kuko Dumba ni umustar uzwi kandi ukomeye. Ego, ubyumva gute nk'abantu bagenda bakugeranya nabo baranyine bagenda bitirira abandi bahanzi ngo barabakunda, aho nawe ni waba warakurashinze nabo nkabo nyine, nawe ukavuga ati urukundo rwanye na Dumba ngibiki n'ibiki, aho nawe ntago bameze nkabo? So ibintu byabo bantu nta discipline bigira, nta no mpaka bigira. Ibintu byabo bantu simba nkeneye umuntu bimbwira, kuko ngewe simba nkeneye kwinjira mu bintu by'abandi. Je buragende bibindeba, sibyo? Ndebinde ibitande banje nkareba hasi, turumvikana. Kandi ikindi ngewe sinavuga ko nabaye umustar kubera Dumba, n'ubundi nari nsanzwe ndiwe. Ahubwo vuga ngo nakoronijwe n'urukundo rwanjye na Dumba, nakoronijwe n'urukundo namukunze, kuko abantu benshi banzi ku ndirimbo yanjye naririmbye Stan. Duhega gapera ariko twumve ko numva uri kurengera ariko ndi umunyamakuru. Abantu benshi banzi ko ndi umuteroriste. Naririmbye indirimbo nyinshi, hari indirimbo nagiye nkorana na Bakarufani, hari indirimbo nagiye nkorana na ba Fireman, sibyo? Hari indirimbo nagiye nkorana na Bakise Kinganzo, urukumva? Ntago ngewe ibyanjye birira ivu, ibyanjye birira ivu kandi biri na kirere. Urukundo nakunze Dumba rutandukanye n'ubustari. Je ntago nakunze Dumba ngo nukwera ubustari. Kuba abantu benshi bazi ko naririmbye iriya ndirimbo, ndabizi neza ko ari benshi yarabatunguye, yaranabatangaje cyane, sibyo? Satan
satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya ya so satani we wa musenzi reka nkubunuze satani we satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya ya so satani we wa musenzi reka nkubunuze satani we ungenda uhari byishana ngeraho vaho utazibesha ukiyongoza nyaguhambanukanize gucumura rifatanya gupfukaniza ubushuhe hey please man nuko niko byabaye niko naje cyaze waje mu neza uniza shitani none se ko hari abantu benshi bavuga yuko abatinganye cyangwa niko bivugwa no muri biranditse abatinganye n'abakozi ba satani byanditse bugahanga se cyangwa byanditse mu gatuza ni wanjye iki ntago aricyo kibazo babifata uko bishaka no umukozi wa satani ubwo nyine umukozi wa satani ariko ngenzi ko narimwe n'Imana kandi ngenzi neza yuko Imana itanyanga kandi nzi neza ko Imana inkunda none twinjiye muri Bibiliya unyihanganire hari ahantu handitse ngo Imana ibona yuko umugabo atagomba kuba wenyine imuremera umufasha umukwiriye yamuremeye umugore nyene twebwe twahisemo ibyo dushaka sibyo ubwo Imana niba yararemeye umufasha umugabo twebwe tukabona ntago abagore bari kudushimisha nk'uko Imana ibishaka twahisemo gushimishwa n'abagabo bagenzi bacu burya buri wese n'amahitamo ye niyo mpamvu rero abatinganyi bahise biremwamo agakundi baravuga uti reka tuyoboke inzira yacu y'ubutinganyi ubwo gusa ntago ari kwigumura gute se none se twareka kwigumura abagore bari kutupfubya nese urabona ingo z'iki gihe zicubakwa se ingo z'iki gihe urabona zigishoboka ingo z'iyi minsi zateye agaciro sibyo ingo z'iki gihe zateye agaciro njyewe inama nabagira sibyo inama nabagira tunasoza tuva muri bino bintu turimo wantunguye sinari kuri gusenga hano muri giwanje sibyo nuko nagwaye karibu nk'umunyamakuru ntaye agaciro nubashye nago ndi muri bene bandi birata biyumva ngo ntago bahubutumwa umuntu ntago umuntu wamuha ikiganiro bibaye ngombwa hari icyo gushakaho genda gira ngo mbagire inama ku bantu bari kuza bancinege mu rukundo rwa nyina Dumba sibyo so ndagira ngo munamfashe kubashigikiye sibyo inama nabagira nongera nabiyama inama nabagira ku bantu bashigikiye ku rukundo rwa nyina Dumba mwitegure mu bukwe bwa nyina Dumba mw'iyi minsi ubukwe bwa nyina Dumba buri hafi buregereje mwitegure turabatumiye muri rusange kandi ubukwe bwacu buzaba bukomeye cyane Dumba araburi gihe gitongwa ave hanze nani amabari abantu bari kuza banci intege mu rukundo rwanjye na Dumba sibyo harimo ba DJ Brian harimo n'ababurikana n'ababuringoni muri kuza muvuga ngo umutwa Dumba ngo urimwe amazi kandi urimwe amavangingo mwe mu wamayivuze uko nge ntabivuze ziriya ndaya ndaziyamye sibyo ziri kuza zinyinjira mu buzima ziri gushaka kunandukanya na Dumba ikindi ndabashishikariza kubayoboka inzira y'ubutinganyi nibayoboka inzira y'ubutinganyi kubera iki babikunde babikore babishire mu kazi bareke kuzajya bitera akanyamerika birongoza amavide n'intoki mu rugo urukumva babikora byihishwa akuzi hari musaje nk'itegeko gemera ubutinganyi uzabona wavumba ukuntu bangana hari abakora ubutinganyi bwihishwa ariko nakubeshe mbaza ikibazo cyanyuma nyigusubize kuko ubu tuvugana ngiye narakazwa n'abantu bari kuza abanyangiriza ntago kiraba kimwe kuko utumye mita nkubaza ibibazo byinshi none se uvuze ko ubutinganyi utari bwajya hanze ariko ngo umunsi bwagiye hanze ngo uzabona benshi babatinganye uvuze ko ubutinganyi batarabwemera nta tegeko rirasohoka nta tegeko rihari hano ubutinganyi nta n'itegeko rihari ribuhana sibyo ariko abakuru ubutinganyi bihishe ni benshi nka DJ Brian n'umulesbienne sure n'umulesbienne cha kiraya ngo yandaya ngo ni Jackie nawe yitera akanyamerika arikinisha Jackie Jackie ngo tuzaciye ibintu zira nindaya ntago buri ari abakobwa bari nindaya ntukaza ntago twabatinda tubaveho ariko ndagira so iyo ne example nani guhaye
ni y'ibintu ngewe nzi ni ibintu ngereye nkubwiye ariko bakaza banca intege sibyo ndakubwiza ukuri burya umuntu nemera ni Gasuku amenya ibyo akunda igihugu uri kumva uriya we umunsi tuzahura rwose sha siko kubesha nawe nzamukubitira bimurenge buriya nawe ndamwemera uzakubitira Gasuku sha nzamukubitira hari amagambo nzemera nci nyuma dumba nzemera nci nyuma dumba uri kumva nubwo numvise ngo asukura amasuku ntago mbizi ariko ciao genda bakunda cyane kubankunda kandi kubanyanga nabo I love you haters because my country ntacyo nge bintwaye dusezera ku bakunzi biyicana. Yes, urakoze cyane yari G1 iyi ni Large Impact kwa turi kumwe na Stan Kanusi ariko twamutunguye kabisa twamutunguye tumusandana agiye kugura karabya akaguriye uwitwa Dumba ariko ndagira ngo namwe umuntu ufite umukunzi gibuzajya mutungura. Oya ni Large Impact Satani Kayusi ciao kola subscribe share twizamukira turi mu mazi turi kubahereza